menya menye duhugurane. Ni ikiribwa abenshi mu bagabo badakunda, ariko se wari uzi ko kurya igitoki bifite akamaro kanini? Niba uri umugabo ukaba udakunda kurya igitoki, reka tukubwire akamaro bifitiye ubuzima bwawe, bityo bikaba byagufasha guhindura imyumvire ugatangira kurya igitoki. Iki ni ikiganiro menya ku Nono Plus TV. Njye nitwa Shadadi Habimana. Niba utarakora subscribe, iki ni igihe cyo kuyikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi byacu by'ubwenge ntibikajye bigucika. Igitoki kiri mu byo kurya biribwa cyane kenshi mu ngo nyinshi zo mu gihugu cyacu u Rwanda, by'umwihariko iburasirazuba usanga ari ryo funguro nyamukuru bagira. Ese wari uzi impamvu imineke iba irimo isukari nyamara wahekenya igitoki ntuyumvemo? Burya biterwa n'uko habamo amidon starch idapfa gushwanyaguzwa na za enzyme zo mu gifu, bityo aho gukoreshwa nk'isukari mu mubiri igakora nka fibre. Iyo rero umuneke uhiye, ya amido niyo ihindukamo isukari wumva iryohereye mu mineke. Si ibyo gusa, kuko igitoki tugisangamo izindi ntungamubiri zinyuranye nka fibre, umunyungugu wa potassium ndetse na vitamine B6. Habonekamo kandi phosphore, ubutare buzwi nka fer cyangwa se iron, magnesium na zinc ndetse na vitamine C. Reka turebe akamaro k'igitoki ku buzima. Ibitoki bifasha mu kugabanya ibiro, bitewe n'uko mu gitoki dusangamo amido igoye gushwanyaguza iri mu gifu, bituma kurya igitoki byafasha mu kugabanya ibiro kuko wakiriye atinda gusonza, nuko bigatuma umubiri we utwika ibinure byinshi. Igitoki gifasha mu kuringaniza isukari yo mu maraso. Kurya igitoki bituma umubiri urushaho kuzamura igipimo cya insuline, bityo bikarinda kuba wagira isukari nyinshi, aribyo bitera indwara ya diyabete. Kuba kandi harimo vitamine B6 bifasha mu kuringaniza isukari, by'umwihariko ku bafite diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Iyi iterwa no kugira isukari nyinshi mu maraso. Igitoki gifite akamaro kanini mu igogorwa. Mu gitoki kuba harimo fibre ndetse na amido igoye gushwanyaguza bituma kiba cyiza mu igogorwa no kurinda gutumba nyuma yo kurya. Gifasha kandi mu kurwanya indwara ziterwa na bakteri zishobora gufata mu nzira y'igogorwa. Igitoki gifasha mu kurinda kanseri y'amara. Uko amido itinda mu mara kubera kudapfa cyangwa se gushwanyagurika, bituma za bakteri zo mu mara nziza zikora umusemburo ziyifashishije, nuko ikica bakteri mbi zatera indwara zinyuranye zo mu mara, harimo na kanseri ishobora gufata mu mara. Igitoki gikoreshwa mu intungamubiri. Kurya ibitoki kenshi bifasha umubiri gukoresha no gukamura izindi ntungamubiri ziturutse mu bindi wariye, by'umwihariko bifasha umubiri gukoresha calcium ndetse n'indi myunyungugu. Igitoki kandi gifasha mu kugabanya cholesterol mbi. Za fibre zirimo hamwe na amido nibyo bifasha mu kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu maraso. Niyo mpamvu abantu bafite cholesterol iri hejuru bagirwa inama yo kurya igitoki kenshi, kuko bizatuma igabanuka. Igitoki gifasha mu gutuma umutima ukora neza ndetse no ku muvuduko mwiza. Kuba kirwanya cholesterol mbi kandi birinda kuba imitsi yakifunga, bityo bikarinda umutima kuba watera nabi, bikanarinda indwara y'umuvuduko udasanzwe w'amaraso ukunze guturuka mu kwifunga kw'imitsi y'amaraso. Ibi kandi igitoki kibifashwamo no kuba gikungahaye kuri potassium. Igitoki gituma habaho igipimo cy'amaraso kiringaniye. Ibitoki bikize kuri vitamine B6 bikaba aribyo bituma biba ifunguro ryiza mu gutuma ugira insoro zitukura nyinshi, bityo ukagira amaraso ahagije mu mubiri wawe. Igitoki kandi gituma habaho imikorere myiza y'umubiri. Akandi kamaro ko kubirya ni uko gifasha umubiri gukoresha ibinure ubitse bigahindukamo ingufu umubiri ukoresha. kandi kuba harimo vitamine B6 bituma enzyme zikora neza akazi kazo ko gushwanyaguza ibyo wariye,
bityo umubiri wose ugakora neza. Igitoki gifasha impyiko. Igitoki mu kuringaniza amazi n'imyunyu mu mubiri, bityo bigafasha impyiko kuko akazi kazo ka mbere ari ukuyungurura amaraso no kuringaniza amazi mu mubiri uba ukeneye. Kurya igitoki bifasha mu kurinda indwara zinyuranye zishobora gufata impyiko, harimo na kanseri y'impyiko. Igitoki gifasha mu mikorere y'ubwonko. Kuba igitoki gituma umubiri udatakaza amazi bituma kiba cyiza ku mikorere y'ubwonko, dore ko bugizwe n'amazi ku gipimo cyo hejuru, kandi kugabanyuka kwayo bikaba bibangamira imikorere myiza yabwo. Igitoki gifasha mu kurwanya impiswi. Ubwacyo cyifitiye enzyme zifasha mu kurwanya impiswi, kimwe n'izindi ndwara ziterwa n'ibyo kurya byanduye nka shigerosis. Kubirya nyuma y'uko urwara impiswi bigufasha kuyikira vuba, gusa ntuzibagirwe n'indi miti igenewe kurwanya impiswi. Igitoki gifasha mu kurwanya kwiheba ndetse no kwigunga. Ibitoki birimo tryptophan, ikaba poroteyine ihindurwamo serotonin, uyu ukaba ari umusemburo w'ibyishimo. Serotonine ifasha mu kuruhuka ndetse no kumva muri wowe utuje. Hano unabishoboye igitoki wagihekenya kuko niho tryptophan iba ari nyinshi kurenza mu gitetse. Igitoki gifasha mu kugira uruhu rwiza. Aho kugura ibyo kwisiga bihenze, gerageza guhekenya igitoki. Iyo ari kibisi kiba kirimo vitamine A, ikaba ingenzi mu gutuma ugira uruhu rukeye kandi runoze. Igitoki gifasha abantu kugira amagufa akomeye. Igitoki kibamo kandi potassium, ikaba izwiho gufasha amagufa gukura neza ndetse no gukomera, by'umwihariko ku bana bakiri bato no ku bageze mu zabukuru. Nyuma y'ibyo byose wakibaza uti ni gute igitoki kiribwa? Uretse aho twavuze ko ubishoboye wagihekenya, ubusanzwe igitoki kiribwa gitetse. Ushobora kugiteka amaganda cyangwa se impongora. Aha ni hahandi ugicanira mu mazi kidatonoye, ukagitonora gihiye, ukaba wateguye isosi yo kukirisha. Kucyotsa nabwo bikaba bikorwa kidatonoye, ukagitonora gihiye. Ibi bikunze kuboneka akenshi mu tubari. Ushobora kugiteka cyonyine, cyamara gushya ukagikoramo umunyigi nk'uko usonga ubugari, ubundi ugategura isosi yo kukirisha. Kugiteka bisanzwe mu mazi aribyo twakwita kugitogosa, noneho ukavangamo ibirungo ushaka byose ndetse washaka ukanakaranga. Igitoki kandi ushobora kugitekamo ifiriti, gusa twibutse ko ifiriti kubera ubushyuhe bw'amavuta ishobora kwangiza zimwe mu ntungamubiri, by'umwihariko vitamine C.